Ndabasuhuje mwe muri kunyumva ndetse mbahaye ikaze mu kiganiro menya byinshi. Uyu munsi buri mwe muri twe haza igisobanuro cyo kuruhuka. Kuruhuka bitari byo kwiruhura ubwonko gusa, ahubwo mushyiremo no gusinzira kandi ugasinzira neza byo kuruhuka. Hamwe n'iki gikorwa tuvuze cyo gusinzira, tubasha kumara amasaha runaka dufunze amaso tutazi ibiri kubera hanze. Gusa nanone hamwe n'iki gikorwa tuzi ukuntu hari igihe kivangiwe n'ikindi gikorwa rimwe na rimwe ari nacyo bita kurota. Benshi muri twe twigeze kuryama mu ijoro maze turota inzozi ziteye ubwoba ku buryo twakangukiye hejuru. Hari n'abahita bajya gushaka abo bazirotorera bakavuga n'ukuntu ngo babyutse ngo bagahita basenga. Inzozi nibyo zitera ubwoba gusa sizo gusa. Waba warigeze nibura rimwe nawe kugiraho ubwoba ku buryo n'uyu munsi kibyirahira? Niba byarakubayeho buretse gato, ushobora kuba utaragira ubwoba bya nyabyo. Ukurikije iyi nteruro mbabwiye wahita utekereza ko wenda hari nk'inyamaswa y'inkazi cyangwa se nk'inkuru idasanzwe utari wumva wenda hakaba ariyo yagutera ubwoba bya nyabyo. Gusa buretse abo ngiye kubabwiraho uyu munsi ni abantu bateye ubwoba. Ni abantu nawe uri umuntu gusa kubumva byonyine byagutera ubwoba. Agorisi tribe. Agorisi batunzwe no kurya imibiri y'abapfuye. Mu bikoresho byabo bakoresha umunsi ku wundi kubabwira ibya plastike byo waba usa n'ubatutse, kuko barira kandi bakananywera mu duhanga twimitwe y'abantu bapfuye. Ibi nkaho bidahagije, abagori banywa n'inkari bakanarya n'amazirantoki. Nibyo wabyumvise, abagori barya umwanda uyu nguyu twituma. Nge nitwa SAMUEL Mugisha. Nkuko mubizi iki kiganiro nimenya byinshi. Uyu munsi mureke tuvuge kuri aba bantu. Abagori ni bantu ki? Batuye he? Niki mu by'ukuri gisunikira abagorisi kurya imibiri y'abapfuye aho kuba nk'abandi barya ibikomoka ku bimera n'ibimera ubwabyo? Ese ku bagorisi kurya amazirantoki no kunywa inkari bibamariye iki? Mbahaye ikaze mu kiganiro. Reka nongere mbahe ikaze nanone. Gukurikirana iki kiganiro neza uyu munsi mubifashwamo no kumanuka munsi y'iyi video mugakana ahantu tukura handitse ijambo subscribe, ndetse mwabona n'akamenyetso k'akazogera kaba kari impande yaho mukibuka kugakandaho, ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu byose. Noneho reka turambure ikiganiro cy'uyu munsi. Tugitangira iki kiganiro nababwiye ko ngiye kubabwira ku bantu bateye ubwoba. Nibyo bateye ubwoba, ntago byaramaka bya nkuru. Mwabyumvise? Abantu barya abandi. Ababizi mu rurimi rw'icyongereza ibi babyita cannibalism. Uretse no kuba ari abantu barya abandi byonyine, ni n'abantu badakunda kubana n'abandi cyane, bakunda kubaho bonyine. Niba ujya ureba kumwe twe duturana n'abandi mu makaritiye, ku bagorisi bo ntibibaho. Biramutse binabayeho ubwo byaba bisobanuye ko iyo karitiye yaba ari y'abagorisi bonyine. Uyu munsi uramutse ufiriye mu gace gaherereyemo abagorisi hanyuma ukagira umwaku bakabimenya, kuruhukira mu mahoro no gushyingurwa mu cyubahiro byo iki gihe ushatse waba ubyibagiwe, kuko nta gaciro byaba bigifite. Icyaba gifite agaciro ahangaha cyonyine ni ukurangiriza urugendo rwawe ruva ku isi mu bifu by'abagorisi, ubundi bakiherera ibisigazwa byawe binyuze mu myanda bituma, ubundi urugendo rwawe ruva ku isi rukaba rurangiriye aho. Hanyuma noneho abagorisi ni bantu ki? Kugira wumve neza abagori abari bo, reka tubanze tubasesengure byimbitse. Abagori ni mu bwoko bw'abantu cyangwa se itsinda ry'abantu bahuje imyemerere b'Abahindu. Abahindu ni bumwe mu bwoko buhuje imyemerere gusa bukaba ubwoko bw'Abahinde. Abagorisi bivuga ko bamaze imyaka igera ku 1000 babayeho, biberaho ubuzima bwabo bwose bakora ibyo bita moksha. Moksha bisobanuye kwibohora. Ibi bisobanuye ko biberaho ubuzima bwabo bwose bemera ko bagomba kubaho babohotse, mbese ko nta kintu kigomba kubaboha. Ibikorwa byabo byose n'imigenzo bagira bitandukira cyane imyemerere ya Hinduisme. Dushatse twavuga ko ariyo myemerere Abahinde bakavukire bemera. Ibi nabyo bituma abagorisi bagirirwa igitinyiro gikomeye cyane mu Buhinde. Baratinyitse ku rwego utatekereza. Mu kinyejana cya 17 bivuga ko habayeho umugabo witwaga Baba Kinalam. Bivuga ko ari we wavuyeho cyangwa se ko ari we abagori turi kuvugaho uyu munsi baturutseho. Bivuga ko yabaho imyaka 170. Nyuma y'urupfu rwe bivuga ko bamushyinguye mu mujyi wera wa Varanasi, the holy city of Varanasi. Ubishakishe muri Google uraza kubibona. Aha ni naho hubatswe urusengero rwiswe urwa Kinalam, rufatwa nk'ahantu hubaswe cyane ku rwego rutagira ingano ku bagorisi. Mwibuke ko Kinalam ari umwe twavuze bivuga ko yavuyemo abemera b'abagorisi.
nk'uko ku cyumweru, ku isabato cyangwa se ku wa gatanu iyo mwagiye gusenga muba muhimbaza munasenga Imana yanyu. Abahagori nabo bagira uwo basenga. Abahagori basenga kandi bagahimbaza byeruye Imana yabo yitwa Shiva cyangwa se Mahakala. Iyi tuvuze ni Imana bita umurimbuzi, the destroyer. Abahagori kandi basenga indi Mana bita Shakti cyangwa se Kali. Iyi yo ni Imana y'urupfu. Ubundi ubusanzwe abahagori ntibakunda kubana n'abandi, babo bonyine. Twabivuze, abahagori bakunda kuba mu gace kitwa Varanasi, murahibuka. Ni hamwe mu hantu urusengero rw'ubu bavuga ko bakomotseho. Abahagori bakunda kwibera cyane mu buvumo bukonje nk'ubwo mu misozi ya Himalaya, mu mashyamba ya Bengal ndetse no mu butayu bushyuha bwa Gujarat. Bijyanye n'imyemerere y'abahagorisi, kwibohora bemera ko bijyana no gukora ibikorwa biteye isoni, ibintu bifatwa nk'imiziro cyane mu myemerere ku bemera b'abahindu. Aba ni bamwe twavuze bemerera mu myizerere ya gihinduyizme. Byiyongeyeho bizera ko iyo ibyo bikorwa biteye isoni bikozwe neza, bemera ko ibikorwa bijyana n'umwuka wera ndetse na roho bigerwaho vuba kandi neza. Kimwe mu bikorwa bizwi kandi gikaze cyane cy'abahagorisi ni ukurya abantu, cannibalisme. Abahagori ntabwo bica abantu kubw'impanuka ngo babarye, ahubwo bazana imibiri mibisi y'abantu bapfuye cyangwa se bapfuye, ubundi bakabazana ahantu bokereza cyangwa se bakanatwikira imibiri y'abantu ngo bavanemo ivu bakoresha cyane mu migenzo yabo. Iri vu turaza kurivugaho hasi. Imibiri y'abantu bazana aha ngaha bayirya ari mibisi cyangwa se rimwe na rimwe bakayirya yokejwe ku muriro. Abahagori bizera ko itandukaniro cyangwa se ugutandukana kw'ibintu ari ibintu bitari ibya nyabyo. Ibi bisobanuye ko itandukaniro ry'ibintu ku bahagorisi bataryemera. Hamwe n'ibi bituma nta tandukaniro babona hagati y'icyiza n'ikibi. Kutemera itandukaniro ry'ibintu kw'abahagorisi byumvikanisha neza impamvu batabona itandukaniro hagati y'inyama y'abantu ndetse n'iy'inyamaswa. Ku mwahagorisi inyama y'ihene n'iy'umuntu zaba mbisi cyangwa se zokeje ntaho bitanira, niko babyemera. Hari n'indi mico abahagorisi bagira irimo nko kunywa inkari ndetse no kurya umwanda witumwe. Buretse gato, humura wabyumvishe neza, abahagorisi barya umwanda, uyu nguyu twituma mu musarani. Ikindi gikorwa gitangaje ku bahagori ni uko badakunda imyenda cyangwa se imyambaro. Abahagori akenshi bagendagenda nta kintu bambaye, buretse wenda akenda bita loincloth. Loincloth ni akenda kaba gatwikira ahagana ku myanya myibarukiro yabo ndetse no ku kibuno, buretse ko rimwe na rimwe bagenda baniyambariye ubusa buri. Ibi bikorwa tuvuze aha ngaha ni ibikorwa abahagori bemera ko bibafasha kwigobotora ibyiyumviro byabo by'isoni. Niba muri kubyibuka, twigeze kuvuga ko turavuga ku mumaro w'ivu abahagori bitera cyangwa se bisiga. Ku bahagori, kwisiga ivu ryavuye mu mibiri y'abantu batwitse ni igikorwa cy'ingirakamaro. Ku mwahagori, kwisiga irivu yemera ko biba bimusanishije n'Imana yabo yitwa Shiva, kandi akemera ko biba bimurinze n'indwara zitandukanye. Abahagori banakoresha bimwe mu bisigazwa by'imibiri y'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kimwe muri ibi bisigazwa twavugaho cyane ni kapala. Kapala ni agahanga k'umutwe w'umuntu, mu rurimi rw'icyongereza bakita ska. Kapala cyangwa se agahanga k'umuntu nicyo kimenyetso cya nyacyo cy'abahagori. Utu duhanga twimitwe y'abantu baratugendana aho bari hose. Ni uduhanga banariramo kandi bakanweramo icyo ari cyo cyose bakenera ku munsi. Utu duhanga banadusangira n'imbwa zabo ndetse n'inka zabo borora. Kudusangira mvuga aha ni ukudusangira mu buryo bwo kudukoresha. Kuba abahagori bagendana uduhanga tw'imitwe y'abantu ntabwo ari ibintu byaje gutyo gusa. Ku bahagori bemera ko nyuma y'urupfu hari imbaraga zisunikira ubuzima kujya kwirudira mu gahanga hagana hejuru. Byiyongeye kuri ibi, bemera ko iyo bakoresheje amwe mu magambo bagenda basubiramwo iyo basenga, ndetse bagakoresha na bimwe mu bintu cyane cyane nk'inzoga, bemera ko babona ububasha kuri roho zapfuye ndetse bakabasha no kuzigenzura. Ibi bikorwa byose tuvuze hejuru abahagori barabikora. Gusa nubwo babikora, ni ibikorwa bifatwa nk'ibidasanzwe kandi ntibyemererweho na benshi. Iyi wabona rero niyo mpamvu bahakanwa na benshi mu bwoko bw'Abantu cyangwa se bamwe bemera mu myemerere n'umuco bya gihinduyizme. Gusa babanga babakunda ndetse babahakana babemera, abahagori bo ibyo bemera nta gishobora kubibakuraho.
niba ari uko bimeze nawe byashoboka ko nta cyagukura ku kiganiro menya byinshi. Niba ari uko bimeze ibuka kumanuka munsi y'iyi video maze urebe ahantu hatukura handitse ijambo subscribe hakande, nubona n'akazogera kaba kari impande yaho wibuke kugakandaho, ubundi nta na rimwe iki kiganiro kizagucika. Iki kiganiro nimenya byinshi. Nitwa Samuel Mugisha, naho ubutaha.